umuntu ahava akagera agira iminsi azamara ku isi, gusa muri iyo minsi harimo umunsi umwe gusa umuhindurira amateka. Uwo munsi niwo nifuza kubabwira. Ni ibiki byambayeho nifuza kubabwira byaguhindurira ubuzima nawe? Ese uwo munsi waranzwe n'ibiki? Ni ibiki bitangaje byaranze uwo munsi byampinduriye amateka? Reka twiyumvire. Mbere y'uko uwo munsi ugera, uwo munsi wampinduriye amateka, najyaga numva yuko ibintu byapanzwe, ko nta kindi kintu nabihinduraho. Niba ari ugutsinda nzatsinda, niba ari ugutsindwa nzatsindwa, niba ari ugutera imbere nzatera imbere. Nkumva ko nta kindi kintu nabihinduraho. Gusa ibi ngibi byaje guhinduka ubwo naje gutekereza yuko imyumvire umuntu agira igira impinduka mu mibereho ye, imugiraho ingaruka zikomeye cyane, zishobora kuba nziza cyangwa mbi. Niba ugira imyumvire mibi, utekereza ko ibintu ari bibi, ibintu byapanzwe, icyo ngicyo ni ikintu kikulimita, kikakubuza gukora ikindi kintu cyakugirira umumaro. Niba ugira positive mindset, ugatekereza ukavuga ngo hari ikintu nakora kikabasha kunteza imbere, iki nzagikora kandi nzakigeraho, ukabyishyiramo. Ibyo bintu iyo umaze kubyishyiramo, ubyizereramo, ukabikoreramo, bikarangira n'ubundi ubigezeho. Nubwo utabigeraho, ugera ku byegereye bya bindi n'ubundi. Ntabwo ukomeza kuguma kuri cya cyiciro wari urimo. Oya, ahubwo utera imbere. Kubera yuko uri gutekereza ibintu by'ingirakamaro, uri gutekereza ibyiza gusa, bigatuma ubiharanira. Icyo cyari icya mbere. Gusa hari n'ikindi cya kabiri cy'ibanze, ikintu bita inshuti. Ubundi niba ujya utekereza ko mu nshuti ufite zose zizakwizera, uribeshya cyane. Ugomba guhitamo inshuti nziza, kuko inshuti zawe nizo miruwari cyangwa ikirori indorerwamo y'ahazaza hawe, y'ibyo wowe uteganya kugeraho. Kubera iki? Inshuti zitakwizera zizatuma nawe utiyizera, zizagenda zikwereka ibintu bidashoboka kuruta ibishoboka. Rero ugomba guhitamo, ugahitamo inshuti zikugira inama, zinakwizera, zinizera ko hari icyo wakora kandi ukakigeraho. Izo nshuti zikwizera nizo zizagufasha, zizagushyigikira, zizabasha kwenyegeza wa muriro uzamuke, hanyuma ubashe kugera ku nzozi zawe. Ntabwo ushobora kugera ku nzozi zawe ugifite za nshuti zikuca intege, za nshuti zikujyana mu bidafite umumaro gusa. Oya, hindura ibi bintu rwose, hindura izi nshuti. Uwo munsi uzagera nyirizina ari uko wabashije kubona izo nshuti. Izo nshuti zikwenyegereza umuriro, zikurikirana inzozi zawe, zikwizera kabone nubwo biba bitagenda neza. Ese wari uzi yuko buriya hari igihe ubona amahirwe ukagira ngo uzabona nde? Menya ko ntabwo amahirwe yose azahora akomanga, azahora aza ku rugi. Wapi? Amahirwe aza rimwe mu buzima. Abantu bakunda kubivuga ariko ntibazi koko ko ibyo bintu ari byo. Okay, ushobora kubona andi mahirwe, ariko buriya niba ubonye amahirwe, nshuti yanjye, yabyaza umusaruro. Kubera yuko amahirwe ufite uyu munsi wa none, ejo ashobora kutazagaruka. Ayo mahirwe yabyaza umusaruro. Wumve ko uwo munsi ubonyeho ayo mahirwe, nta wundi munsi uzongera kubonaho amahirwe nk'ayo ngayo. Amahirwe yo kuba ufite ubuzima, amahirwe yo kuba ufite iyo mpamyabumenyi, amahirwe yo kuba ufite ako kazi, amahirwe yo kuba watangiye icyo kintu uri gukora. Amahirwe nyine, ayo mahirwe ubona wita mato, yabyaza umusaruro, yakoreshe wubaka ikintu gikomeye. Kubera yuko ayo mahirwe hari abandi batayafite, kubera yuko amahirwe aza rimwe. Wowe niba yabashije kukugeraho, yabyaza umusaruro. Ayo mahirwe yawe wiyatererana, wiyapfusha ubusa. Yakoresha ikintu cy'ingirakamaro, wiyakoresha mu bidafite umumaro. Uwo munsi ni nabwo namenye ko nta kintu na kimwe ushobora kugeraho udakora cyane. Buriya gukora cyane ni intwaro nziza kandi ishoboka kuruta kudakora, kuko iyo udakora wizeye ko ibintu bizizana, uba uri kwibeshya cyane. Ni nka bya bindi Abanyarwanda bavuga ngo ni ukwikirigita ugaseka. Kubera yuko buriya hari igihe tujya tureba ingero z'abantu tukavuga ngo uriya ntakora cyane, ariko se aho aba ari ubuhazi? Ese abakurambere be niba barakoze cyane, utekereza yuko ubwo ngubwo nta mbaraga zashyizwemo? Ushobora kubona ko atari gukora, ariko nyamara abakoze mbere ye bamuhaye intangiriro, bamuhaye icyo agomba kugenderaho. Naho wowe rero niba nta ntangiriro ufite, ugomba kwizerera mu gukora cyane, kuko gukora cyane niko kuzakuzamura, niko kuzagushyira hahandi watekereje. Ubashije kureba video urinda ugera ku musozo. Ndifuza kukubaza iki kibazo: ese nawe uyu munsi wakubayeho ukumva uri fier y'ibyo wakoze? Ukumva unejejwe n'impinduka wagize? Niba warakubayeho ni byiza cyane. Niba utarakubaho, ese wizeye ko nawe ibi bintu byakubaho? Ndifuza ko dutera intambwe ikomeye cyane. Andika muri komenti wandikemo ibi bintu bine: imyumvire, inshuti, amahirwe, gukora cyane. Ibi bintu bine bizaguhindurira ubuzima. Wowe byandike gusa, hanyuma uzajye ubigenderaho.
bijya bihora bikwibutsa ko hari ikintu wiyemeje, ko hari video wigeze kumva ukumva ko hari ikintu kibura ugomba gukora. Nkwifurije amahirwe masa kandi nzi neza yuko ibi bintu wabikora rwose, bikore. Ntibibagirwe gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo tujye dukomeza kubana, twiyubakire umuryango muzima, umuryango ugirana inama. Tubikore, twabikora, tubikore.